abanyamuryango ba RPF mwese muri hano, intore z'umuryango, abanyarwanda bose badukurikira ariko n'abatumiwe niba batari aba RPF, nagira ngo banze mbaramutse. Bayobozi rero b'inzego nkuru z'igihugu cyacu batumiwe muri hano, Visi Perezida wa RPF, Umunyamabanga Mukuru wa RPF, abakomiseri bari hano, abayobozi n'abayobozi b'imitwe ya politiki ikorana na RPF, n'abashyitsi bandi bavuye hirya no hino. Iyi nama nk'uko byavuzwe ni inama nkuru y'umuryango wa RPF idasanzwe. Nagira ngo nongere ku ndamutso mbashimira ko mwitabiriye iyi nama kugira ngo dusuzume ibyo twiyemeje by'ingenzi gukorera igihugu cyacu, dushingiye ku muryango wacu wa RPF. Twese aho twaba duturuka hose mu miryango ya politiki itandukanye cyangwa se n'abatayirimo, batari mu miryango iyo ari yo yose ya politiki, ni uburenganzira bwabo, ariko nabo twese hamwe duhurira ku ntego imwe. Intego ari ukwihutisha amajyambere mu gihugu cyacu. Abanyarwanda aribo duhereyeho kugira ngo duhindure ubuzima bw'Abanyarwanda. Abanyarwanda batugira abayobozi babo, bakaduha icyo cyizere. Icyo badushakamo ni ugukorana natwe kugira ngo ubwo buzima bwabo buhinduke uko bikwiriye kandi uko bizwi na buri wese. Birumvikana ko nka RPF dushigaje imyaka ibiri gusa kugeza ku Banyarwanda ibyo twasezeranye, ibyo twabasezeranije muri iyi manda imaze igihe badutoreye. Birumvikana rero ko dukwiye gusuzuma aho twavuye muri iyo manda itangira, aho tugeze ubu, n'aho dushobora kuzaba tugeze tuyisoza.
tukareba rero ibyo twagezeho ibyo tutashoboye kugeraho tugasuzuma impamvu tukongera mbese imbaraga aho zagaragaye ko zabaye nkeya. ariko iyo ngenda nsubira mu mibare ndeba kuko umuntu agashishoza akareba hari aho ibintu byagenze neza uko bikwiye, ariko hari na byinshi bigaragaza ko hari aho twagize intege nkeya. Kubyita ko twagize intege nkeya ndagerageza kubivuga mu kinyabupfura, gusa ngo bitumvikana nabi bikwangiza n'ibindi wenda byaba byaragenze neza, ariko nagira ngo hatagira ucikwa no kumva ko akenshi iyo bivugwa ko habaye imbaraga nkeya, umuntu abanza no kwibaza izo mbaraga nkeya ariko icyaziteye ni iki? ariko hari n'ubwo noneho byumvikana ko izo ntege nke zaba zinavuze ko ahubwo ibyakozwe byanakozwe nabi cyangwa bitari byo, cyangwa se ibyagomba gukorwa bitakozwe kubera n'imico mibi idakwiye kuba ubundi ituranga. aho niho ngira ngo mu nama mu byo turi buganire bindi bikurikira tuze gufata umwanya twibaze. n'ubundi byibajije ntabwo ari bwo bwa mbere, wenda n'ubu turabisubiramo, ntawabura kubisubiramo igihe cyose biba byagaragaye ko bitagenda neza. tugashakisha rero uburyo bwo kurandura imico mibi ituma tudakora neza uko bikwiye, kandi mu by'ukuri akenshi tunabishoboye hari n'ubushobozi, ahubwo ugasanga ubushobozi bwakoreshejwe nabi mu nyungu za bake kurusha mu nyungu za rusange z'abantu benshi, cyangwa se imico mibi gusa idafite n'uwo yungukira n'uwayigiyemo iyo mico mibi, ugasanga nawe ubwe umubajije icyo yabivanyemo atajya kuvana mu gukora ibintu neza uko bikwiye, azi yari afitiye ubushobozi icyo ari cyo, ugasanga cyabuze ntikigaragara icyo yabikuyemo cyatuma abantu badakora uko ibintu bikwiye. ibyo ni ibyo gutindaho, ibyo ni ibyo gutindaho. kuko ntacyo tutazi mu byo dukwiye kuba dukora, ntacyo tutazi mu byo dufite dukwiriye kuba dukoresha. hari ibyo tudafite nabyo turabizi, ariko n'ibyo dufite turabizi dukwiye kuba duhera. aho igihugu cyacu kiva
aho kigeze, aho dushaka kujya, nabyo birazwi. Ndetse buri gihe iyi RPF abayigize baba bato baba bakuru, uko twicaye aha tuzi intego yacu, icyo tunabereyeho, icyo twitirirwa kuba RPF. Ndetse tunasangiye n'abandi batari RPF. Navuze ko hari abatumiwe hano, abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye ndetse bahagarariye indi miryango ya politiki. Byose turabizi, byose tubisubiramo buri munsi, buri gihe turabivuga, turabiganira buri gihe, turinenga, buri umwe akabwira undi rimwe na rimwe. Ntabwo buri gihe tubwirana ukuri, ariko turinenga. Nk'ubu twicaye aha turinenga, ariko kugira ngo hagati yacu umwe azanenga undi amubwira ati sigaho, ibyo ukora ntabwo bijyanye n'intego yacu, n'intego ya RPF. Ibyo byo nabyo birabuze, ntabwo bikunda kuboneka. Ariko reka ibyo nabyo biraza gukomeza kuranga ikiganiro uko kiri bukomeze, cyangwa ibiganiro bitandukanye muri uyu munsi. Muri uyu munsi nagira ngo twihe amahoro. Hari ubwo abantu baza mu nama nk'iyi n'uburemere bwayo batekereza gusa aho iri butangirire n'aho iri burangirire, ibiri hagati bikikora. Ariko nagira ngo dufate umwanya tuze kuvuga ibintu uko bikwiriye kuvugwa. Twara umwanya aho kuganira tureba ku isaha ko biri burangire saa 9:30. Nagira ngo mbe mbateguje ko bishobora kurengaho reka njye ku bindi bike nihuta, kuko ndi buvuge byose. Ibindi biraza mu biganiro baduteguriye, hari no mu byo baduteguriye hari ibyo ntabonyemo nyine nshaka kuza kugarukaho. Ndaza kubishyira imbere yanyu, tubisubiremo tubiganire, cyane cyane bijyanye n'imikorere mibi, twanga tugakomeza tukayiteza imbere. Reka rero nanone nongere mbashimire ku bindi tunyuze mu bihe bitoroshye muri iyi myaka ishize bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19. Ariko ubwo ndagira ngo duhere no kwibuka abo ngabo cyahitanye mu miryango itari mike. Hari abatakaje ababo muri icyo cyorezo. Nagira ngo tubabwire ko twifatanije namwe, hanyuma dukomeze intambara yo kukirwanya, ndetse no kwitegura kurwanya n'ibindi ibyo ari byo byose byaba bisa nkacyo bishobora kuzaza n'ejo bundi. Ariko nagira ngo mbashimire kuko kuba twarakinyuzemo uko twakinyuzemo byagaragayemo
imikorere mizima abantu, imyumvire, ibyo batari bazi babibwirwa bakabyitabira bakabikurikiza. Harimo ingorane nyinshi abantu barazihanganiye, abadafite ibyo kurya bibatunga, leta gerageza uko ishoboye ariko ntiyashoboye byose, abantu bakiyongereraho akabo abandi bakagerageza kwifata neza no muri ibyo bigoranye, ariko tukabinyuramo. Ibyo nagira ngo mbibashimire rwose. Hagati aho ibyakozwe bishakirwa uburyo uko byakorwa biraza kuganirwa ngira ngo mu byateguwe, sindi bisubiremo cyane hano, turaza kubigezwaho. Ibijyanye ubuhinzi, ubworozi, bijyanye n'imari y'igihugu, ubucuruzi, guhahirana. Mbere y'uko ngera kuri ibyo mu buryo burambuye, nagira ngo nibutse ikintu kimwe mu ngorane nk'izi ngizi z'iki cyorezo cyangwa ibindi bimwe duhura nabyo, habamo n'amahirwe yo gushobora gukemura ibibazo ku buryo budasanzwe. Si n'iby'icyorezo gusa, ndashaka ko nabishyiraho n'ibindi. Muzi nabyo ibyo tuvuyemo bijyanye n'umutekano n'ibijyanye na politiki cyangwa imibanire yacu n'ibihugu duturanye. Twagize icyo cyorezo kubirana n'ibyo byose bindi tugomba gukemura by'umutekano cyangwa imibanire y'ibihugu bimwe bitatubanira neza. kugira ngo rero ibyo byose ntawe uzabibuza kuba, kuko ntabwo ari twe bihamagara ngo bize mu gihugu cyacu cyangwa bidutere ibibazo bindi navugaga. Harimo amahirwe rero yo kuvuga ngo reka ntange nk'urugero. Muzi ko iyi mipaka yacu ari uw'amajyepfo, wongera ngo ntabwo birafungura neza, ariko n'umupaka dufitanye n'igihugu cyo mu majyaruguru, ari ubwo byose byafunzwe. Mu by'ukuri hari n'ibyo mu burasirazuba ari ubwo byafunze, ari ubwo umupaka wafunzwe. Amajyepfo, burasirazuba, amajyaruguru, kandi aho hose niho haturuka byinshi dukeneye dukoresha. Icyo bivuze rero ni iki? Mu burasirazuba, icyo navugaga, muribuka igihe cya COVID-19 hari ubwo
abaturanyi banatubwiraga ngo ntimushobora no gupima abantu baturuka mu gihugu cyacu baza iwanyu, twebwe nta covid dufite. Bivamo ugasanga hari ubwo yigeze kuba hari amakamyo arenga 1,500 toye umurongo ibirometero bingahe bidashobora kwinjira, kandi huzuyemo ibikoresho twagomba gukoresha bitunga abantu biturutse kuri icyo cyorezo gusa. ngo ukuntu mwebwe mu byifatamo iby'iki cyorezo ntabwo twe tubyemera, bivamo iyo ngorane. Amajyaruguru twari dusanganywe ikibazo kindi nacyo kikubiyemo n'iby'umutekano. Amajyepfo ni uko. Igituma mbizanye ni iki? Igituma mbivuze ni ukuvuga ngo twebwe nk'u Rwanda mu miterere yacu itandukanye n'ibindi bihugu, niyo wabyirengagiza icyo kirabikwibutsa ubwabyo, kwibutsa ko nta mwaro dufite, twibuka ko turi hagati y'ibindi bihugu. Ibyo bihugu bindi icyo bishatse gukora biragikora, twababuza, byaba bibi byaba byiza, bitugiraho ingaruka. Rero mu mitekerereze yacu ya buri munsi, mu mikorere yacu ya buri munsi, niba tudashyiramo gutekereza kuvuga ngo ariko ibi nibiramuka byabaye tuzabaho dute? Nituramuka twafungiwe amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, ndetse ubutaha bikaba n'uburengerazuba, ni ukuvuga ngo twagoswe. Bivuze ko igihugu se noneho kizapfa kikarimbuka. Nk'abantu rero tugomba gutekereza kuvuga ngo ntabwo twarimbuka, tugomba kwiyubaka, tukubaka ibyangombwa biduha ibyo dukeneye, tukabikora ku bwinshi uko bishobotse. Ntabwo byose byashoboka, ariko ibyangombwa ku buryo bwinshi bushobotse. Ibyo ni ibishoborwa n'abantu batekereza neza, batekereza gutyo, biteguye guhangana n'ibibazo uko biba byaje uko ariko kose. Ikibanze ni uko ibyo bibazo atari twe byaturukaho, kuko ntabwo twakwifuza kwitera ibibazo, ariko iby'uko ushobora guterwa ibibazo n'abandi byo bizaba. Ugomba gukora utekereza ko bizaba, ugakora nk'aho bizaba, bikagutegura kugira ngo uhangane nabyo. Ariko ibyo biva mu mikorere. Nako nimukora nk'abantu bandi badafite ibibazo by'umwihariko nk'ibyo dufite, tuzarimbuka. Niyo mpamvu ibyo navugaga by'imico, by'imikorere, by'imyumvire tugomba kubisubiramo tukabyumva, kuko nicyo duhanganye nacyo. Duhanganye no kugira ngo tubeho byanze bikunze. Badufungira imipaka, bagira bate, tugomba kubaho. Nibura tugomba kugira bike bitubeshaho, the minimum. Urugero rumwe, kuki
twakwicwa n'inzara cyangwa kuki twagomba guhora tureba guhaha hanze, kuki tudakora ibishoboka ku buryo bwo kwihaza tukagera aho dushoboye nyine. Ibintu byose byaba byabaye bibi tukaba tuzi ngo ibyo dufite si byinshi nk'uko tubyifuza, ariko ni bike bishobora kudutunga bikatunyuza muri iki kibazo. Naho nujya kurangara ukajya mu bindi bidafite agaciro, bujya gucya ugasanga bya bindi navugaga byabaye. Iyo byabaye FPR muvuga igenza ite, ijya he? FPR kivuze ni ugukemura icyo kibazo. Nkwereke ukuntu FPR ifite ibintu idakora neza. Ikindi kibazo kijyanye n'ibyo navuze nk'ibyo igihugu cy'amajyaruguru twageranye ibibazo imipaka igafunga, byatumye tumenya tutari tuzi, benshi ntabwo twari tubizi, ariko no kutabimenya ubwabyo ni icyaha rwose. Nanjye icyo ndakibaraho, icyaha cyo kuvuga ngo n'ibintu dufite hano noneho cyangwa ibintu dushoboye kugira hano, abantu baracyambuka bakajya kubishaka ahandi. Ariko ibigenda biba rimwe bitari byiza, hari ubwo bitugirira neza kuko biradukangura. Nk'ibyo ejo bundi nabwiraga, kera ejo nabwiraga abadiplomati nahuye nabo, ngira ngo benshi muri hano murabyibuka, nigeze kubwira nabwiraga abanyarwanda ariko nabwiriragamo n'abanyafurika, hari abari bahari. Mbaza abantu, twari twagize Rwanda Day, bimwe twita Rwanda Day, mbaza abantu ndabaza, ariko mwaje hamute? Ubwo barambwira diaspora. Okay, mwaje muri diaspora mute? Ababivugaga bari nk'ijana, mbaje icyo kibazo bacisha make, hatangira gusubiza nk'icumi, kuko abandi uko bagiyeyo, uko babaye diaspora ntibizwi, ntibyumvikana. Ndababwira nti rero uko muri aha kose, ibyo nta rugo ndiburirwe mbijyamo, ntabwo ari urubanza, ariko mujye mumenya ko aha muri ntabwo ari iwanyu. Ba nyiraho aho bazashakira bazabakubura, uzi gukubura ukajugunya. Yes, that was in 2015 or 16, sinibuka neza, ariko hagomba kuba hari abari babyumvaga. Ndetse icyo gihe mu bantu bari bahari harimo abantu b'abanyamahanga, ariko b'abanyafurika baravuga, bafata ijambo, barangije baransaba ngo ariko ngo twebwe batwihereye kuza tukabirwanda. Ndababwira nti nimuze, kandi nagira ngo mbabwire ko bamwe baje
ntabwo baje gusa, ni abantu bafite ubumenyi, bafite ubushobozi, bafite ibyo bakora hano ubu ngubu. Barabakubuye muri iyi minsi. Ubwo abenshi muri abo navugaga, babandi 90% bagiyeyo babeshya, nta n'icyo bakora, batunzwe, ngira ngo hari ibyo babaha hari. Baratunzwe, barabatunze, barabagaburira, babeshya ko hano ntawe uvuga, ntawe uhumeka, ntawe winyagambura. Politiki ya FPR ikandamiza abantu, yamaze abantu, bica abantu ijoro n'amanywa, ko ari cyo bahunze ahantu hatari demokarasi, bagiye ahari demokarasi. Bazabakubura, uzi ko jugunya hanze. Byateye kangahe se? Ntabwo mubizi ko bariho bakubura? Bariho bakubura, twe bahunze tukabwira ngo nimuze, muze tubakire. Bagiye baduhunze, bagiye aho bavuga b'ibitangaza, barangije barabakubura, babura aho bajya. Rero RPF ubundi ko nari nzi ko icyo bivuze ari ukwiyubaka, ari uguhangana n'ibibazo, ari imyumvire mizima, ari imyumvire ikorera u Rwanda, igakorera akarere, igakorera Afurika, igakorera ikiremwa muntu, igaha agaciro mbere na mbere, ihereye ku munyarwanda. Intege zacika zite? Twajya mu bindi dute? Hari byinshi abantu bagomba kujya mu bindi, ariko kugera aho uhera ni aho ngaho. Ugomba kugera aho uhera. Ibyo bibazo rero uzakomeza guhangana nabyo, ariko ntabwo ari imvugo gusa, ntabwo dukwiye kubivuga gusa, dukwiye kubigaragaza ku duhano. Hanyuma rero abandi ugasanga, ubwo naje kumenya, ndabaza nsanga ku mipaka yacu hari aho amashuri, amavuriro, ndetse ugasanga n'amaduka asanzwe acuruza isabune, acuruza inzembe, acuruza isukari, acuruza ntayahari. Abantu bagafata urugendo bakava mu Rwanda bakambuka umupaka kujya kubishaka hakurya y'umupaka. N'abana b'ishuri, amashuri twubaka, dukwiriye kuba twubaka, amavuriro, abantu baragomba kwambuka. Ubwo burangare ntabwo ari ubwa RPF. Bigeze kubaho urugero aha ngaha,
abana b'ishuri 100 na bangahe umunsi umwe bakambuka bagafata umurongo bakajya hakurya y'umupaka ngo kugira ngo bari bagiye gushakayo ibijyanye nko kwivuza cyangwa iki barambutse ishuri ntiribizi umuyobozi w'ishuri ntabyo azi cyangwa se arabizi ariko ntacyo bimubwiye bagiye gushaka service bagiye gushaka ibyo bakeneye hakurya y'umupaka dufitiye ubushobozi in fact ubwo bushobozi bari bagiye gushaka hakurya bwabanje hano mu Rwanda n'ubushize nabyo bamwe bari hano nawe babwiye ubushobozi bwabanje hano mu Rwanda bwakorewe hano mu Rwanda ariko abana bavuye mu ishuri barigendeye ngo bagiye gushaka ibyo ngibyo hanze hakurya y'umupaka noneho bakajya no gushaka n'imirimo abaturage bagafata inzira bakajya gushaka imirimo hakurya y'imipaka imirimo yo guhinga yo kugira gute ibyo mwumvaga bakubita abantu bica abantu baza bakajugunya ku ruhande rwacu bakubise abanyarwanda bose hafi 100% babaza ubundi wagiye kugira gute ati nagiye gupagasa upagasa iki ati nagiye gushaka imirimo kuki hano ariko itaboneka iyo mirimo wabaza icyo bamuhemba yagiye hakurya n'icyo bamuhemba kiri hano aramutse ashatse ako kazi hano nta nubwo ayo hakurya arutayo yabona ari hano ariko yambutse kuki abayobozi bari hano b'inzego z'ibanze abayobozi bose kuzamura kugera kuri ba minisitiri n'abandi kuki batakibona nk'ikibazo bakwiye guhagarika ubu twananiwe kubaka amashuri twananiwe kubaka amavuriro se kuri ho dushyira bikeya dufite se kugira ngo abaturage babone ibyo ngibyo ejo bundi muri cabinet nabwiraga prime minister n'abandi aba baturage bafata inzira bakagenda bakambuka imipaka ndetse bakazakubitirwayo bakicirwayo bashaka y'ubusa babona na hano nabaza kuki natanze urugero aba bantu ba environment barebana n'ibidukikije nabo niba mubona abajya basohoka mu gihugu bagenda mu ndege iyo urebye hasi ukabona amazi ukwasa inyanja imigezi ukwasa afite irangi rimeze gute urabona ureba Nyabarongo cyangwa ubona undi mugezi ukagira ngo ni umuhanda w'ibitaka ntushobora kumenya ko ari amazi yarahindutse yabaye ibihogo byabaye ni ukuvuga ngo ubutaka bwose bw'u Rwanda burajya muri ayo mazi bukajya iyo bugiye
tons and tons and tons and tons y'ubutaka bwacu burigendera. Hagomba kubaho uburyo bubihagarika. Usibye ubutaka bugenda, birica n'iyo migezi. Birica muri iyo migezi no muri ayo mazi. Hari bimwe bishobora gukorwa tuzi bifata ubwo butaka. Hari ibijyanye no terracing, right? Terracing mu Kinyarwanda ni terraces ni ngo ni amaterasi. Nari nzi ko nashaka i Rwanda ijambo rya terasi no mu Kinyarwanda ni terasi. Ni uburyo bw'indinganire bufata ubutaka butagenda, sibyo? Muzadushakire ijambo ryabyo, ariko ni ibyaje hanyuma Rwanda tutaye tubizi ngo tubifite ibintu byo kurwanya isuri. Hari guca ingazi, hari uguca, ariko ngira ngo mwumvise ibyo nashaka kuvuga. Ndabaza abaturage bambuka bajya gukora mu ntoki mu mirima y'abandi bangana uko bangana. Kuki tutashaka uburyo bakora ku kazi tukabahemba, even nka leta tukabahemba? Kuki? Ariko nabyo ntabwo bizabura abakomeza kugenda, kuko mumenye ibintu bikorwa, ariko abayobozi badakurikirana batagerageza. Hari abo bafata binjirana ibintu mu gihugu rwihishwa kugira ngo batagira imisoro bishyura cyangwa amahoro. Mu bafatwa, mu banyura izo nzira bashobora no kugwamo, haba harimo abikoreye ibintu bitanahozwa cyangwa se bidafatirwa imisoro. Ariko urumva ni umuco gusa wo gukora ikintu nabi, unyuze no mu nzira nziza ukambukana ibyo byambukana ntawe gukoraho, ariko agomba kunyura inzira itariyo. Nka bya bindi umuntu asiga akazi hano akajya kugakora hakurya, usibye ko haba hagiyemo ko ashobora gutakaza n'ubuzima bwe. Dushobora rero guhindura iyo mikorere. Ndibwira ko mu nzego za leta, ariko byose bigomba guturuka mu myumvire yacu nk'abayobozi n'imikorere iyo ngiyo, nibwo twagabanya. Ariko rero icyo twize, nanyuze mu nzira ndende nshaka kuvuga, ubwo kubera ibyo bibazo twabonye twagize, byatumanye abantu bibuka ngo hari ibyo twagomba gukora, mureke tubikore. Ubwo ari n'abikorera nabo ku giti cyabo, ubundi bakabaye bumva ko bakwiye kubitekereza. Batangira gutwara utuduka mu baturage aho batajyaga bagera, kugira ngo noneho bya bintu bigereyo. Za minisiteri zitagira nazo zitamenya ibibazo zikwiye kuba zikemura, batangira kwibuka ko hari amashuri akenewe muri ibyo byaro
byegereye imipaka. Abajyanye n'uburezi bivuga ko aho ngaho hakwiye kuba hari amashuri. Bigenda bikorwa, ariko twibukijwe n'ibibazo twagize mu gufunga umupaka, hanyuma abantu bagiye kureba bavuga twajyaga hakurya kugira gutyo kubera ko hano nta bihari, cyangwa se byaba bihari bikaba ari uko ari umuco. Abantu batangira kubaka ubushobozi, ibintu bimwe byavaga hanze bitangira gukorerwa hano. Niba byari ibyo kurya abantu bajya guhaha hanze, batangira gutekereza kubihinga hano cyangwa kongera gutubura ibyo twakoraga. Ariko ubwo tugombye kwibutswa n'uko habaye ikibazo, hanyuma rero harangiza hakaza ibindi. N'uyu munsi mbona ripoti z'abapolisi, igice kinini cy'ibyo byinjira, abantu birirwa abapolisi bamishana n'abantu, ni ibikize, ni Kanyanga Waragi. Nayo ugasanga niyo wabaraza Kanyanga baraza, ariko barazana Kanyanga kubera ko nta muntu, burya n'umuntu wese ucuruza ni bibi, nuko biba bifite umuguzi. Ikintu cyose kigurwa kiracuruzwa, niyo cyaba ari kibi niyo cyaba ari cyiza. Kanyanga bakaba Kanyanga, bene ubundi ugasanga bafashe abantu bari aho bafite byinshi bakeneye, uvuga uti noneho niwe ibyo wazana, ugasanga tons and tons z'ibintu hari chemicals zitwika abantu. Ufite n'ikibazo ntabwo nzi ko muri RPF twakigira, abantu batwika imibiri yabo kugira ngo base nk'abazungu. Kandi biri dangerous, biri unhealthy. Njya mbisoma berekana ko bitera abantu indwara zitanoroshye. Ugasanga nibyo barimo ukagira ngo wenda bazanye isabune cyangwa bazanye amata y'abana cyangwa bazanye bikoreye ibintu, ariko ubwo nuvuga ngo hano hari consumers. Ubu priority ikaba kwitukuza, ariko rero hari abagira ibyago bashaka kwitukuza bakaba umuhondo, bakaba icyatsi kibisi, bakaba ugasanga umuntu asigaye asa n'umukororombya, kandi ubwo arakoresha ibintu ibyo se nabyo ni RPF, ibyo nabyo ni imbaraga dukoresha muri ibyo, amafaranga dukoresha muri ibyo yadufashije gukemura ibindi. Ndavuga n'abantu ku giti cyabo. RPF ubundi inatubwira no kuba ntimukiyange uko muri. Hariho ibintu byongera ukuri bikarushaho kuba byiza, bikarushaho kuba mwiza, birahari nabyo, ariko bitaguteye ibindi bibazo.
kugera ku rwego dukwiriye kuba uko turi tukabarenzaho ariko binyuze mu nzira ubundi RPF ibyo yarabyigishaga niyo philosophy ya RPF niyo ideology ya RPF ni ukuba erega niyo muba muvuga dignity muvuga n'ibyo kwemera ukuri ahubwo ukakugera kwiza kurusha kuko birashoboka buriya iyo dusukura mago yacu hariho hose uba usukura ikintu kiri aho kiriho ukigira cyiza kurusha uko kimeze n'umuntu rero ashobora kuba atyo ushobora kwisukura ukaba byiza birenze uko wari umeze ariko ugomba no kugira aho ugarukira twagiye rero dukemura ibyo bibazo by'abaturanyi navugaga muri iyi minsi ngira ngo murabibona ariko hari isomo nize igihe twari dufitanye ibibazo n'abandi bantu nabo twakemuye ibibazo bigenda neza muribuka kera dufitanye ibibazo n'ibihugu bimwe byo mu Burayi rwose duhangana nabyo ndetse byaje kuvamo nyine igisubizo ariko wabonaga abantu bamwe bari aho baraye bari bugende bari buhunge urwo rugamba batarwifuza ndetse bakumva ngo hari akantu kakozwe ubwo ariko kandi byose turabisobanura buri munsi turabibona ntabwo ari ukuvuga ngo hari ibyo batari bazi cyangwa icyo ariko ukabona ariko ukabona baraye bari buhunge bari buve ku rugamba bakagenda ndetse haba havuze akantu kamwe gusa ukabona abantu biruhukije bigasa nk'umuntu wari urambiwe cyangwa wari ufunzwe iyo murekuye ashobora no guhitana urukuta agenda rero mujye rwose mumbabarire mujye mwiha agaciro ntimugase nk'aho uri ku rugamba uba uri ku rugamba ucisha amashyi ugategura ugahangana ukamenya uko ubigenza naho kuba uri aho ushukuye abantu bakugarura ushaka kugenda naho ujya ntibagushaka ariko urashaka ntabwo uba uri ku rugamba wari uvuyeho kera ahubwo uri kuri uriya ruhande rundi ariko umuntu wiyubaha umuntu umenya icyo ashaka wamenya no kugiharanira washaka no kugiharanira banyuze ibintu mu buryo kuko u Rwanda wowe nanjye dufite icyo turi cyo tutagomba kuvaho kubana tukabana ukanyumva nkakumva wankorera wangirira neza nkakugirira neza byose hari ikibazo kirimo ariko umuntu gushaka kukugira igikoresho cye cyangwa inyungu ye erega wowe ukaviramo aho ukabyemera ntabwo ari RPF nta nubwo ari u Rwanda ubundi abanyarwanda nzi ko ibyo mvuga ariko bakwiye kuba bameze ariko bameze ubundi abanyarwanda
baharanira kwigira, bashaka kwigira, bikaba bike byiza, bike byabo, hanyuma intambara ikaba kubyongera, kubitubura kugira ngo tugire byinshi byiza, ntibikomeze ari bike byiza, bikaba byinshi byiza. Ibintu biragenda neza rero ugereranije, ari hano mu gihugu, hanyuma hari aho dufite abasore n'inkumi, abana banyu, abavandimwe banyu bari muri za misiyo hirya no hino, Mozambique, Central African Republic, hari n'ahandi nka habiri hagiye kuza, ariko byose ni bijyanye n'imyumvire yacu n'imikorere yacu nk'igihugu, kandi birimo n'inyungu nyinshi, ahubwo ni uko mwinanirwa gusa. Naho ubundi harimo inyungu z'ubuhahirane, z'imikoranire itandukanye byungukira abanyarwanda. Twirirwa tubwira abikorera bacu nabo bagiriye intege nkeya, kwikorera babifashe literally, bivuze ngo kwikorera ni nko kwireba gusa wowe ku giti cyawe. Ngira ngo kwikorera ubundi byashaka kuvuga ni abikorera, ni private sector. Yes, private sector, ubundi abantu barakora, urikorera nyine kuko ni wowe inyungu zigeraho, ariko burya inyungu ziboneka kubera ko hari ibyo wagejeje ku bandi. Iyo ari byinshi nibwo wunguka. Abikorera bacu rero ntimugafate inyungu ntoya ku giti cyawe gusa, ibindi by'uko hari wabitubura cyangwa wabigeza ku bandi bantu ngo bibungukire nabo ukagarukiraho. Ibyo nahoze mvuga kare ni nka ibintu bimwe binakorerwa hano bitageraga ku mipaka. Kuki ubikora atatekereza kuvuga ngo ntabwo isoko ryanjye ari muri uyu mujyi gusa, isoko ryanjye rikwiye kuba mu gihugu hose, rikwiye no kubigeza mu yindi mijyi, bitwara Musanze, nkabitwara Huye, nkabitwara Rubavu, nkabitwara Karongi, nkabitwara Nyagatare, ahantu hose. Kuki wavuga ngo yewe ndakorera hano gusa mu mujyi? Ukwiye kuba utekereza utyo. Niyo mpamvu rero ibintu bitanageragayo, kandi muri aha ngaha mufite ibyo mucuruza. Ibyo rero byo gukorana n'ibindi bihugu mu buryo dukorana bifitemo amahirwe menshi, mukwiriye kuyahagurukira mukayavanamo inyungu. Hari igihugu kinini cy'igituranyi duturanye nacyo, amajyaruguru, burengerazuba, amajyepfo, burasirazuba, bose ni abaturanyi, tugomba kubana nabo neza, tukahahirana. Hanyuma noneho rero imipaka urumva ko yagutse, Mozambique, hari Central Africa, ejo Benin, ejo ahandi gutyo. Ariko kubera ko hari ubushobozi twagiye twiyubakamo bushobora gufasha ibyo bihugu dukoranye nabyo neza. Ejo bundi Congo Brazzaville, bityo aho kugira ngo muhunge mujya i Burayi kujya babaha n'amadolari 100 buri kwezi cyangwa n'ibyo, ushobora kuyakorera hano.
mu minsi iri imbere tuzagira inama nini cyane hano y'umuryango wa Commonwealth, habamo ibihugu 55 cyangwa iki. Hano tuzaba dufite abantu benshi cyane, harimo n'ibikomangoma. Ntabwo wapfa kujya aho ariho hose, ariko bazaza hano. Ubwo rero tuba twiteguye kubakira kandi kubakira neza, ariko nabyo reka mbanze mbanenge. Muzabakira mute? Muzabakira dufite amahoteli meza, dufite byiza, ariko ntimuyageramo ayo mahoteli? Muyajyamo? Amahoteli yanyu mujya muyageramo? Murayazi? Muyageramo? Muyasangamo iki? Muyasangamo iki? Nimureke tuvugishe ukuri. Imikorere yanyu yo muri ayo mahoteli, services zirimo, ni mwe mwenyine abanyarwanda mushobora kubyemera mukabana nabyo. Nta wundi muntu wabyemera, ni mwe gusa. Ubwo nabyo ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo. Ubwo ndabivuga, ni ikibazo gikomeye kandi mwanze guhindura. Tubivuza nabyo imyaka myinshi. Serivisi zo mu mahoteli yanyu ni mwebwe abanyarwanda gusa, n'amaresitora ni mwe gusa mushobora kubyemera mukabana nabyo, bigasa nkaho nta kibazo gihari. Bagiye kubamenya rero, bazaza ari benshi, bagiye kubamenya. Hari ubwo njya muri ayo mahoteli. Ejo bundi hari aho natwaye umushyitsi, umuyobozi w'igihugu wari wagendeye hano, ariko ngira ibyago rero kuko ndabibona bikanyica nkapfa nyine. Ariko mwe nigeze kubaha urugero. Kera twagize inama ya National Dialogue, turi mu nteko, baraza, ubwo batumiye abantu benshi nk'uku, hanyuma barangije batuzanira rero lunch, dufate ifunguro. Haje za ambulance zitunda abantu zibatwara bari hano, murabyibuka? Hari abari bahari, murabyibuka? Biriya se ubisobanura ute? Erega ni jye wagombye kuzamura ijwi nkabaza naho abandi, ariko banza harimo n'abayobozi icyo gihe batwaye. Erega sinzi niba mubyibuka. Ntabwo mubyibuka? Hari abayobozi b'inzego nkuru batwaye mu bitaro bazize ibyo bamaze kugaburirwa. Ariko kuri abo ngabo nk'abayobozi nkamwe byababayeho rwose, I'm happy.
ariko iyo ari mwe byanabagaho gusa ntibibe ku bandi bantu kuko ubwo rega bo baraho bari biteguye kwishyura gusa cyangwa bari banishyuye ariko bwacya mukajya aho ngaho babazaniye ibyo byabishe mugasubirayo ukongera ukarya wavayo ukongera ugasubira mu bitaro wishyuye no complaint nothing okay nta uvuga ni ibintu kuri mwe bisanzwe cyangwa ukinjira ahantu bikamara isaha yose umuntu akaza akubaza urashaka iki ukamubwira akagenda yamara isaha akagaruka harya washakaga iki wavuze ko ushaka iki akabaza undi hanyuma wowe harya wari wambwiye ngo iki ubwo umaze isaha wicaye aho ngaho ukamusubiza nuko ukongera ukahamara indi saha bakaza bakaguha bakakuzanira rero noneho ibintu ubusa ariko bubi akakuzanira ku isahani bakakuzanira ubusa ariko nabyo erega ibi mbabwira ndabibabwira kuko hari inama twigeze kugera hano nayo yazanye abantu benshi muri aba ba minisitiri bari bari aho bari baherekeje bagenzi babo na za delegation zirimo aba perezida babagejeje ku airport bataha delegation nk'ebyiri eshatu zitandukanye zigenda zibwira abari babaherekeje ariko ngo u Rwanda twarukunze kweri uzi ko nta gihugu turabona kimeze nk'u Rwanda ngo ariko ntibikagere ku gufungura babibwiye aba minisitiri bamwe bari aha ntibikagere ku gufungura bibi bike ariko ukishyura umurundo w'amafaranga nababwira ibyavuzwe n'abari baje mu gihugu hano abo ba minisitiri barabizi ariko hari aho mwari mwumva bashoje intambara bagira ngo bikemuke ni hehe mwari mwumve rimwe na rimwe n'aba bashinzwe ibya tourism aba ba RDB n'abandi keretse iyo nabahamagaye nabyumvise nk'ibyo nkarwana nabo ariko bakagira batya uwo munsi cyangwa ukurikiye hanyuma ariko icyumweru gikurikira uruviri rugashiramo gasi gashiramo ukazongera nimumbwire ikibazo dufite ni iki aho ngaho Claire ushinzwe RDB n'abandi give me a hint of what this problem is tashobora kurangira na meya w'umujyi ari hano nawe umbwire ibintu biri aha mwicara mukaba comfortable u Rwanda erega ntabwo rukiri u Rwanda rwonyine ni u Rwanda rufitanye isano n'ibindi bihugu byinshi naho standard zabo mwebwe izanyu muzizamura ryari Claire nyakubahwa chairman ibyo ngira ngo ikibazo cya service delivery kwanza ibyo mvuga nibyo cyangwa si byo nibyo cyane nyakubahwa wari warabyumvise ntubyumva
turabyumva turanabireba turabiganira ariko ntabwo bikemuka burundu ngo tuvuge ko byarakemutse burundu. Ikibazo ni iki? Nyakubahwa Perezida, ikibazo ni uko nk'uko mwabivuze ntabwo tugira consistency yo gukemura ikibazo, kugira ngo twumve ko gukemura ikibazo ntabwo ari igihe gito cyangwa igihe twabiganiriye. Gukemura ikibazo bigomba kuba umuco cyangwa culture yacu buri gihe, kandi ntabwo ari amahoteli gusa cyangwa twese nk'abanyarwanda abantu bajya mu mahoteli abakiriya tukanga serivisi mbi, bakumva ko ntabwo bashobora kwishyurwa hari serivisi mbi, ariko ntitwemere kwishyura amafaranga. Ndetse n'abantu ba nyira za hotel, owners of hotels, nabo bakabona ko niba ari uri owner hotel, ufite hotel, ugomba kwanga serivisi mbi, ukasaba abantu mukorana nabo ko batanga serivisi nziza. N'abanyarwanda bakora akazi kumva ko akazi ni ikintu gifite akamaro ku buzima bwawe. Niba udakora serivisi nziza ntabwo uzishyurwa, ntabwo muzabona abakiriya benshi n'amafaranga menshi muzabona, bikagira ingaruka ku buzima bwawe cyangwa n'ubushobozi bwawe cyangwa n'amafaranga n'igihugu, bikagera noneho kwangiza izina ry'igihugu. Nibyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abantu bakagenda bakavuga ko u Rwanda byose ni byiza keretse serivisi. Bisaba rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko twese, yaba abakozi bo muri leta, abakiriya bajya mu mahoteli, abakozi bo mu mahoteli, owners z'abahoteli, twese duhagarare dushemo imbaraga nyinshi cyane twange serivisi mbi. Okay, Claire, you are right, ibyo uvuga nibyo, ariko ko tubivuze kenshi ntihagire igihinduka, twagira dute kundi? Kuko ibyo byose uvuze nibyo kandi biranavugwa buri munsi, ariko kuki nta gihinduka? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni consistency. Tuvuga ibintu ntabwo tubikurikira buri munsi. No, consistent, actually you are consistent. Kuko you have consistently very bad service. Yes. Niyo consistency mufite gusa. Yes. Mufite umuco mubi, uri consistent. So tugire dute mwebwe bandi muri hano, tugire dute? Ariko icyakorwa kuko ibyo byose biriho, ariko namwe nta consistency mufite, ababishinzwe ku buryo bw'umwihariko ngo n'abandi babunganire yo kubikurikirana. Mbese wasanga mu by'ukuri umuntu atabujuje ibyangombwa, kubera ko mugomba gushyiraho uburyo bubikurikirana, bimenya ngo umuntu hari isuku, hari iki, byose. Ejo umuntu yakomeza mukamubwira funga, mujya mubikora se? Hari ubwo mwari mwabikora atari uko mbabwiye? So consistency uvuga wowe kuki utayifite? Meaning ndakuvuga wowe nk'umuyobozi, ariko n'abandi bose ntawe ufite consistency y'ibyo. Ariko kuki mutayigira iyo consistency, kuki itabaho? Nyakubahwa, tugomba gushyiramo imbaraga kurusha, tukarakara bihagije kugira ngo tubikemure. Kurakara byiza, ariko kurakara nabi byica nyirabyo. Naho kurakara neza bivuze ngo ntiwemeye iki kintu kandi ugiye kugira icyo gikoraho. Ibyo nakubwiraga, njye nagusuye kabiri gatatu nkwereka ibintu udakora neza. Kurakara kuzima nuko mbivanamo kukubwira ngo funga. Nubura ngo funga kugeza igihe uzakorera ibintu bifite urwego biriho ruzima. Naho mwe ushobora kujyayo ukarakara, kereya bakarakara, karira, katongana, ariko uwakoze ibyo yakoze ukamusiga aho ngaho ukigendera. Erega agahinda niwe kica, undi barakomeza agaha abaje bamenyereye kwakira ibyo babahaye byose. Meya,
mwebwe ubu wowe urakara ryari? Murakoze nyakubahwa chairman. Ibyo muvuze nibyo koko natwe turabibona, ndetse n'ahagaragara intege nke turi gukosora ubu nuko natwe iyo tugiye muri ubwo bugenzuzi nko mubivuze hari standards zigomba kugenderwaho, ariko ukabona turazibona nk'aho biri nomo nk'ibisanzwe rwose ntacyo. Yes sir. Ni amakosa twarabibonye kandi turi kubikosora, harimo no guhana n'ibyo kuko Gutese wahanye bangahe muri cyumweru gishize? Wahanye bangahe? Your Excellency, nicyo cyemezo dufata wasangaga harimo intege nke, hakabaho gutinda gufata nk'ibyo byemezo bihana binakosora. Ni ikibazo, mufite ikibazo kigiye kuba icy'inkomoko. Nk'Abanyarwanda tugiye kuba abantu gusa bibera mu bintu bibi, ariko ukabana nabyo. Ubu niko tugiye kumera cyangwa niko turi? Mwakwemera niko ni muri nk'Abanyarwanda nka RPF, ubu niko muri abantu babana n'ibintu bibi mugaceceka? Erega abantu bakajya ahantu bakabaha ibyo bibi, bakavayo bijujuta, mu gitondo bagasubirayo. No, something must be done. Hari bigomba gukorwa byanze bikunze. Okay, reka byo tube tubicumbikishije nanone tubona umwanya w'ibindi byinshi. Ariko hari mukwiye kujya mudatwara umwanya munini wo kumva ibintu uko bikwiye kuba biri, kuko muranabiziga. Nta kintu gishya mbabwira cy'umuco, cy'imikorere, byose murabizi, ariko nimwe mukwiriye kwisuzuma mukireba ibindi rero hari ibindi by'imico mibi. Imico mibi irava mu maresitora ikajya mu mago, ikajya mu bintu. Imico mibi tuyishakaho iki? Kandi tukabivuga ku mugaragaro, ariko yagera mu bikorwa tukora ibintu bibi ukagira ngo na RPF niba, ariko se ko hari imiryango nk'iyi imaze imyaka myinshi kurusha RPF? Twebwe tumaze imyaka ingahe? RPF imaze imyaka ingahe SG? 35. 35. Hari abasore bari hano n'inkumi ba 35. Ubwo uba ukiri muto. Ubundi hari imiryango rero yo ifite za 50, imyaka 60, 80, 90, 100. Njye rero harwo najyaga nkeka nkavuga ngo ariko RPF imaze igihe kinini irashaka change, irashaka kwivugurura, ikajyana n'igihe. Abantu ngira ngo byageze aho abantu barakwama, ariko nakwibuka ko dufite imyaka 35 gusa. Navuga ariko se abandi bafite za 60, 80 ko bakora ibintu, twebwe ba 35 gusa tugasa nkaho tumaze imyaka. Okay, ndagira ngo ndecyaho ibindi shaka kubabwira, ndaza kubabwira mu zindi topics mu biganiro bindi bigiye gukurikira.
reka no umwanya ntwayo ni munini bihagije ariko byari ngombwa ntabwo naza aha ngo mbabeshye ngo mbasomere disikuru gusa nziza hanyuma ngende numvaga nanjye ngomba kwinigura gatoya nka zongera ngo vice chairman n'abandi ngira ngo twafata iminota mike abantu bakinanura hanyuma tukaza tugahangana ku bindi bigiye gukurikira